nka mwene data. Imana inambwira ngo uyu muntu akoresha imbaraga ya octopus. Iyi octopus bya bifi byo mu mazi biriya bintu bimeze ukuntu biba tamenya ubwoko ndabibona cyane. Navuganye n'umugore ko nshaka kujya kubaganiriza nkabunga mbere yuko ibyizo manza bijya hanze. Yego. Imana imbwiye gukiramira ngo uratigihe ntabwo biri bukunde byararangiye kuri uyu muntu yaragiye. Reka mbabwire rero impamvu abantu bashobora guhura n'ibibazo. Impamvu ya mbere yahuye n'ibibazo ngo nuko yarakennye kuko uriya musaza avuka mu karere ka Rulindo. Hano haraguru niho atuye mu karere ka Rulindo. Aho urumva hari mu karere ka Rulindo ni ahantu mu cyaro. Mu karere ka Rulindo ni mu cyaro. Ntago ari ahantu mu mujyi, ntago ari ahantu hateye imbere. Urumva rero sinzi ukuntu yagize gutya abamenyanye na Pamphile kuri riya hariya kuri Beuru washingiwe baramenyana. Bamajije kumenyana muha ibiganiro avuga ukuntu ngo abamarayika bamusuye ngo akazamukira ku ikoma nubwo ibyo ntabyemera ngo akajya mu ijuru ngo agasanga ngo bararirimba indirimbo zo ku isi. Hari indirimbo yo mu gitabo yaririmbye ngo yasanze ngo baririmba ngo tunganira Imana. Ndagira ngo rero abanyarwandakazi mbabwire mu ijuru ntabwo baririmba indirimbo zo mu isi. Ariko shaka uyu musaza bundi yatubeje urumva aradutekinika aturatubeshya ngo yuriye ngo ku rukoma wahita ngo aguruka ajya mu ijuru ariko kavamahanga. Umusaza yivugira yitonze yibombaritse avuga ngo ukuntu ngo yajyaga ngo ahantu ngo abantu ngo ntibapfe ngo agasaba ngo bapfa abasaza gusa ngo ariko ngo akihapfa ngo bagakindagurika wagira ngo yari urukingo rw'urupfu. Ibi bintu bazabitubeshya kugeza kuwa kangahe ubwije kubaheraho. Muri Burayi tudiringe gusa n'umuntu dufashe kugira ngo agire Burayi. Umuntu nadirinze ibyo bintu byose nkajya muri procedure kugira ngo nyine uwo mwene data agere Burayi akagera Burayi akabwiriza. Uzi ko agarutse ahita ajya muri divorce. Oya ntumbwire ko mwene data ariko bimeze kuko njyewe ikintu cyantangaje umva pasi yagarutse afite amafaranga nandi y'ubusa kuko no mu bintu twapfuye ko yambwiye ngo nzanire fanta nkayanga kuko nawe hari impamvu warubyaje. Njyewe ikintu ntekereza kuko procedure zo ndakubwiza ukuri mugende mujye mu rukiko rwa Byumba mubaze ko ntabwo ndurwo rubanza nero rwarabaye kuko rwankomerekeje umutima nanga kwirwa no kurikirana ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka wa 2025 uwo muntu yarafite divorce mu rubanza mu rukiko rwa Byumba. Yesu i Nazareth Yesu wabambwe Peter Kodize n'umugore we zirenga amasaha 2 cyaba ikiganiro cyakataraboneka rwose abantu yaramutse bikomeye ariko bene ibyo ni intambara turwana inyuma ngo singishaka gutanga nimero ku bantu be n'iki nyamara njyewe nasenze Imana nyuma y'igihe nibaza Imana ko uyu muntu byagenze gutya reka mwegere nka mwene data. Imana inambwira ngo uyu muntu akoresha imbaraga ya octopus. Iyi octopus bya bifi byo mu mazi biriya bintu bimeze ukuntu biba tamenya ubwoko ndabibona cyane. Navuganye n'umugore ko nshaka kujya kubaganiriza nkabunga mbere yuko ibyizo manza bijya hanze. Yego. Imana imbwiye gukiramira ngo uratigihe ntabwo biri bukunde byararangiye kuri uyu muntu yaragiye. Nyamara pasi agiye afite imodoka zingahe kandi ubunumva ni nanjye. Muraho neza, uyu munsi ushobora kuba ufite miliyoni 2 kuri konti yawe ariko ukaba warabuze ahantu heza hizewe wagura ibibanza. Reka nkurangira ahantu heza kandi hizewe ku mutekano. Aba wifuza ibibanza, intebe zo mu nzu, utubati, firigo ndetse n'ibindi, tugane tugufashe ku giciro kandi gitoya cyane utasanga ahandi. Urashaka ibibanza byiza, amazu yo gukodesha ndetse n'ibindi, tugane ni ku giciro gito cyane. Dukorera mu karere ka Bugesera. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri izo nimero ziri kuri screen yawe. Turaheza uba heza ku giciro gito. Amahoro y'Imana nyagasani abanye namwe mwese. Twizere ko mumeze neza, abatameze neza nabo barushaho kwihangana, Imana ikomeze kubarinda. Mbere ya byose rero reka tumanze
twiragize Uwiteka Imana Nyiringabo. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, izina rikiza, izina ribatura abantu babaswe, izina rishobora guha amahoro abantu badafite amahoro, izina rishobora gutabara abantu bagatabarwa. Reka imbaraga zawe zibane natwe kubwa Yesu Kristo, amina. Reka rero mbabwire nti Bibiliya iravuga ngo mwaba Galatiya mwe b'abapfapfa mutangije iby'umwuka mukaba muherutse iby'umubiri. Ijambo ryitwa gutangiza iby'umwuka agaheruka iby'umubiri ni ikintu gikomeye cyane, kuko abantu batangiza imbaraga z'Imana n'amasengesho ariko bikarangira bibaye bibi. Ariyo mpamvu Paul yavuze ati mwaba Galatiya mwe b'abapfapfa ko mutangije iby'umwuka none mukaba muheruka iby'umubiri. Iyo urimo witegereza itorero ry'umwuka cyangwa se n'amatorero asanzwe yaba y'abadivanisiti, itorero ridahinduka ni Kiliziya Gatolika. Kiliziya Gatolika uko yari iri n'uyu munsi niko iri. Urareba abadive ukabona basubiye inyuma, wareba abapanekosite ukabona reka data sinakubwira. Twatangije iby'umwuka, dutangira dusenga, dutangira twubaha Imana, dutangira dukora imirimo y'Imana, dutangira dufite urukundo, ariko ubu ngubu reka da. Twahera mu ndirimbo, hari indirimbo za korali zitwa Abasaruzi, hari izitwa ngo jyana umucyo zo mu Badivantiste. Izo korali uratega amatwi iby'uyu munsi ukumva nta kintu kirimo. Wajya muri korali za ADEPR ukumva ni umudiho n'uburyohe, ariko wakurikirana za Hoziyana, korali za kera ukumva ni umuziki n'umudiho gusa, ukumva nta kintu kirimo. Abantu batangije iby'umwuka baririmbaga neza, ubu bamwe barafunzwe. Hari uwo niyumvishije yiyemerera ati abana mfite nemera ni 4, undi ati nemera 20, kandi ari abantu bo mu by'umwuka. Urumva rero ibintu by'umwuka byaragiye birazambazamba kugera ku kigero buri muntu wese umubona ukabona uko yari ari kera ntabwo ariko ari. Ukabona ni ibintu biteye ubwoba, ukabona ni ibintu bikomeye, ukabona rwose ntibisobanutse. Kubera iki? Kubera gutangiza iby'umwuka ariko hagaheruka iby'umubiri, ugasanga ni ibibazo bikomeye. None rero ubu ngubu tuvuga reka tuganire ku ntego yatuzinduye, kugira ngo tuganire ku ntego yatuzinduye. Yego, ni ukuvuga ngo rero umuriya mubyeyi witwa Kavamahanga niwe wakomeje guca igikuba muri iyi minsi. Ni umusaza ufite imbaraga zidasanzwe, wavugaga yuko ajya mu ijuru, wavugaga yuko afite imbaraga zidasanzwe, wavugaga yuko abamarayika bamusura, wavugaga yuko ajya agira ubushobozi bujya ikuzimu, wavugaga yuko agira ubushobozi bujya mu nama zo mu ijuru. Umusaza ahura n'ibibazo. Reka mbabwire rero impamvu abantu bashobora guhura n'ibibazo. Impamvu ya mbere yahuye n'ibibazo ngo nuko yari akennye, kuko uriya musaza avuka mu karere ka Rulindo, hano haraguru niho atuye mu karere ka Rulindo. Aho urumva hariya mu karere ka Rulindo ni ahantu mu cyaro. Mu karere ka Rulindo ni mu cyaro, ntabwo ari ahantu mu mujyi, ntabwo ari ahantu hateye imbere. Urumva rero sinzi ukuntu yagize gutya, abamenyanye na Pamphile kuri iriya hariya kuri Beuru washyingiwe, baramenyana. Bamajije kumenyana amuha ibiganiro, avuga ukuntu ngo abamarayika bamusuye ngo akazamukira ku ikoma, nubwo ibyo ntabyemera, ngo akajya mu ijuru, ngo agasanga ngo bararirimba indirimbo zo ku isi. Hari indirimbo yo mu gitabo yaririmbye ngo yasanze ngo baririmba ngo tunganira Imana. Ndagira ngo rero abanyarwandakazi mbabwire, mu ijuru ntabwo baririmba indirimbo zo mu isi. Uriya musaza ni ikinyoma gikomeye yahimbye, amarije guhimba ikinyoma gikomeye. Nuramuka wumvishije umuntu akakubwira ngo ari kuva mu ijuru, ngo ari kuva ikuzimu,
ujye umenya ngo ni ikinyoma gikomeye aba yahimbye. Ibi bitekerezo byacu, uyu mubiri wacu ntabwo uzamuka ujya mu ijuru. Ibyo ni ibinyoma twabeshywe igihe kirekire, ni ibintu bagiye badushyirikiraho, ni ibintu badushushanyije, ni ibintu badushutse, ni ibintu batwoheje bitagira hepfo no haraguru, ngo bavuye ikuzimu, wazamukiye ku rukoma, wayajugunye igi mu mazi. Ikuzimu nta muntu ujyayo amanukanye umubiri. Ikuzimu bajyayo mu bitekerezo. Iyo ibitekerezo byawe biri gukora nabi uba uri ikuzimu. Reka nkubwire uburyo bashobora kujya ikuzimu. Wari waryama nijoro ukarota uri muri Amerika, uri no kuvuga ururimi rwaho, kandi utahavuye mu rugo, wiryamiye mu buriri bwawe i Kayonza se cyangwa se cyangwa i Musanze, wiryamiye i Kirehe cyangwa wiryamiye i Rutsiro, ariko ukajya gushiduka uri kurota uri muri Amerika utazi n'icyongereza, kandi ukumva uri kumvikana n'abantu baho. Ni kuriya rero barotaguzwa, bakaryama nijoro bakarota imyuka mibi yo mu miryango ikabazererana, urumva ikabatwara, bakabyuka bavuga ngo turi kuva ikuzimu. Biriya ni ibinyoma, ni ukubeshya, ntabwo ari ukuri. Ntabwo uyu mubiri w'umwana w'umuntu ushobora kuzamuka ngo wagiye mu ijuru. Ntabwo uyu mubiri w'umwana w'umuntu ushobora kumanuka ngo wagiye ikuzimu, kuko abo bantu bari ikuzimu ntabwo barebesha aya maso yacu, ntabwo bakoresha amatoroshi bacana ngo babone. Oya, ibyo ni ibinyoma, ibyo ni ibintu twahishwe, twabeshywe igihe kinini. Kavamahanga rero Pamfile ngo aramufashije, umusaza araje aratubeshya tubwira uburyo yagiye mu ijuru. None rero ikintu gitangaje, ngo Pamfile yarasenze ngo abona yuko ngo uriya mugabo akoresha imbaraga za Satani. ngo ari mu masengesho kiva mu mwuka, kiva mu mbaraga z'Imana, wese abona yuko Kavamahanga akoresha ngo nimba ari imbaraga zo mu mazi, ngo hari imbaraga zidasanzwe. Aba bantu rero mubona ngo barimo barasenga bafite ibintu bimwe na bimwe by'ibikufu bya shitani. Uriya musaza twari twamukunda. Ikikumenyesha rero ko baba bisubiriye iwabo mu mubiri, ni ukuntu uyu muntu tumumenya aka mwanya, tukamumenya ari umusaza, none umwuka wateraga abasore winjiye mu basaza. Namwe nimundebere nka Sirasi w'imyaka hafi 50, hagati ya 50 na 60, ushaje rwose, ugeze mu zabukuru, urumva agatangira kugufatwa n'irari. Wenda ari nk'abana batoya b'imyaka 30, wavuga ati irari rigize rite, rirabafasha. Ariko none Kavamahanga arakunyarukiye, Pamfile aramufashije, agiye muri Belgique mu Bubiligi, arabwirije. Amakuru ahari ngo bateranyije amafaranga menshi ngo bamugurira n'amamodoka. Bakimara kumugurira amamodoka ati reka sinasubira mu karere ka Rulindo, sinakongera kubana na kariya gakecuru gashaje, kariya gakecuru kivuruguta mu mukungugu, kirirwa gahinga hari Rulindo. Umurimo utunze abantu mu karere ka Rulindo 95 mu buhinzi. Aravuga ati naba mvuye mu Bubiligi, nogaga amazi ashyushye nkikoraho, ibi amazi arimo kumanukira, nkongera nkajya mu karere ka Rulindo kubana na kariya gakecuru gafite uburimiro. Aravuga ati reka. Ubwo rero yamanutse hariya mu Bubiligi, afite ibifaranga byinshi, afite imodoka. Hari n'undi mugore wari uwo mu Bubiligi wari umubwiye ati wowe gatwawe, genda ukore divorce n'ako gakecuru, uze twibanire, ujye twibanire, ujye umbwira ibyo bintu by'abamarayika, ujye umbwira uburyo abamarayika bagusura. N'abadayimoni bamusura, n'abamarayika bajya bamugendera. Birabyo ni ukubeshya. Urumva ubwo abeshya abantu ati abamarayika baza kundeba, ati njya mu cyumba nkashiduka bansanzemo. Ariko shaka uyu musaza bundi yatubeshye. Urumva aradutekinika, aturatubeshya, ngo yuriye ngo ku rukoma, wahita ngo aguruka ajya mu ijuru. Ariko Kavamahanga, ibi bintu bagufasha bakakujyana hariya kuri sitasiyo ya RIB, wavuga koko ngo wazamukiye ku rukoma?
abantu ngo bakakubona ubu wazana abantu 10 bakubonye uri kurira urukoma ugahita ugenda kuko kavamahanga kuko umusaza yivugira yitonze yibombaritse avuga ngo ukuntu ngo yajyaga ngo ahantu ngo abantu ngo ntibapfe ngo gasaba ngo wapfa abasaza gusa ngo ariko ngo akihapfa ngo bagakindagurika wagira ngo yari urukingo rw'urupfu ibi bintu bazabitubeshya kugeza kuwa kangahe aba banyamadini bazatubeshya kugera ryari ibintu byabo tuzabyemera kugera ryari aba banyamadini namwe mumbwira umuntu bakamubwira ngo wikora ngo ku isabato ngo nibwo ngo uzajya mu ijuru umuntu azajyanwa mu ijuru n'umunsi cyangwa ajyanwa mu ijuru n'imirimo abadeperi bati bareka mu gihe ufite imisatsi ku mutwe bati ntukigiye mu ijuru ariko mukagira Imana abandi bati wariye ingurube ngo ibiryo byabujije umuntu kujya mu ijuru abandi bati reka batagasembuye bati ntusome ariko ni ukuvuga ngo rero aba bantu ni ukudutekinika mu mayeri yabo mu manyanga yabo ariko turagenda tubavumburamo gake maze rero bajya gushwana umwe agatangira agasebya undi ngo avure mu isanduku ngo reka rero mbabwire kavamahanga ngo niwe turi kuganira kavamahanga w'umusaza none nimba ibintu byataye irari ryafasha abasaza abasore murumva biragenda bite kuko umusaza ngo yamanutse ku kibuga cy'indege amanuka ku kibuga cy'indege intego afite ari ukujya mu rukiko wa musaza w'umugore yaba yakunaniye kari agakecuru urumva uzava mu kurya neza wahuye n'abo bagore bo mu Bubiligi bakubeshyabeshye nawe wababeshyabeshye urumva ku gakecuru kabyihanganira uriya mugabo gafaranga we rero hano hirya mbabwira ibyo nawe nuko byagenze uriya mwana w'umukobwa witwa Neti Murava ngo akaza ngo akajya kumusambanya ngo mu buryo atamenyereye kuko urumva cya gafaranga ni igisambanyi cyabigize umwuga ariko agashaka gufata Neti Murava akamukoresha amasiporo mu bijyanye n'ubusambanyi aho yakwanga akamuniga yari agiye kuhanura ku itaje ibyo bintu murumva abantu baraganaye kandi mwigisha uburere mboneragihugu mwongere mwigishe naho ubundi ibintu birakomeye ibintu ntabwo byoroshye abanyamadini babafashaga umurimo nabo barananiwe ni ibibazo kavamahanga ubwo yahise afata inzira ajya ku rukiko Pamphile yabivuze afite agahinda kenshi avuga ati se mwokagira Imana mwe uyu musaza uri muri divorce naho kumbi ni ibifaranga byinshi akuye mu Bubiligi n'izo mbaraga mbi Pamphile yeretswe akazibona akabona yuko umuntu afite imbaraga mbi akabona yuko umuntu afite abadayimoni nimba ari 7 nimba ari 10 nimba ari 40 ntabwo wamenya umubare w'abadayimoni bamukoresheje ariko koko disi yaraje atubwira uburyo abamareka ngo bavuyemo yababonye ngo mu ijuru ngo baririmba indirimbo zo ku isi ngo tunganira Imana nanjye numva ndafashijwe nanjye kavamahanga yaramfashije ariko nyuma nkajya mbitekereza nkabyumva ariko nkavuga ese muribuka abagabo ba kera bigeze kuza harimo abitwa ngo banimba ngo ari basindambiwe harimo ngo bayakabumbye bajyaga bavuga ngo ukuntu ngo bumvishe ngo impinja ngo ziri kurira ngo mu kibaya ngo maze ngo bakumva ngo ni Wonapo ariko ya papa ngo twagiye kumva ngo twumva impinja zirarira ngo kubera ko abantu bagiye muri Wonapo ikodi ayo manyanga ayo mayerekwa rero araza gucika ayo mayerekwa nta gaciro afite ayo mayerekwa araza kuvaho kuko ntabwo muzongera kubwira abantu mwarotaguzwa ngo muri kwerekwa ngo bongere bakubakundira ntabwo muraza kubeshya abantu ngo muri kwerekwa kandi bitashoboka ngo bongere kwemera ntabwo muraza kuza kugenda muhimbahimba ibinyoma ngo byongere kwemerwa ubu byazambazambye aba bantu barimo barabasubira amayi none wowe duteze amatwi wari ufite gahunda yo kuvuga kuvuye ikuzimu urabiherayo urabivanayo ubijyane uriya witwa Salomo wabeshyaga ngo yavuye ikuzimu ntabwo yateranyije ipasi w'impanuro na Pamphile
ajya hanateranya kandi ngo afite ubutumwa ngo bw'Imana. Ahubwo aba bantu batubeshya ngo bafite ubutumwa bw'Imana, bafite ubutumwa bw'abadayimoni. Mubitondere kandi inama yindi nabagira, apana kubona umuntu uri ku mbuga nkoranyambaga ngo mufate telefone ngo mutelefone. Oya, abenshi bari ku mbuga nkoranyambaga twararangiye, benshi bari ku mbuga nkoranyambaga nta mbaraga z'Imana. Abantu basigaye bafite imbaraga z'Imana bibera iyo za Rulindo mu cyaro, yo mu Bugesera epfo, iyo za Nyagihunika, abantu nibo babuzuye imbaraga z'Imana. Naho bari kuri spotlight ntabwo bikunda, ntabwo bishoboka. Imbaraga z'Imana zaragiye, no guhimba ni ibinyoma. Batangije iby'umwuka none bari guheruka iby'umubiri. Imana idufashe. Wewe uduteze amatwi, tangira ufate Bibiliya yawe, ufate igitabo cy'indirimbo cyawe, utangire usenge, utangire ugubwe neza mu buryo bw'Imana. Naho ubundi nujya kwishinga izindi mbaraga, urashiduka uri ikuzimu, urashiduka uri mu myuka y'abarangi n'ubuhindugembe, urashiduka utazi ibintu ugiyemo. Mufate Bibiliya, nujya ku rusengero rwawe ukumva pasiteri yigisha ibintu, isohokere, kuko abapasiteri nabo ntabwo tuzi imbaraga bafite. Ntabwo nakomeje kubabwira ni nyabuna. Ubu abantu bamwe ntibakimunda, baranyanze, bari inshuti zanjye ngo nsenye ibintu. Ntabwo ibintu neza kuzabyubaka atari ibyo kubaka. Ibintu tuzabirwanya, ibintu tuzabyamagana, ibintu tuzabivuga uko biri. Ntabwo tuzigerana mba dushyigikira amafuti. Muri kubyumva? Ni ukuvuga ngo rero mukomeze mugubwe neza, mugire ibihe byiza. Twamagana ikibaho kiva kikagera, ariko nk'uyu musaza uri guta umukecuru ngo nuko avuye mu Bubiligi afite amafaranga, ni ibibazo. Ubu ni agahinda, ubu ni umubabaro. Uriya mugabo atari yajya ku mbuga nkoranyambaga, biragaragara yuko yaba yari yibaniye n'umukecuru we. Abonye ibifaranga ati reka data ntibikunda. Rero mukomeze musengere ubwoko bw'Imana, musengere abantu b'Imana, musengere aya madini, kuko aya madini abantu ntibagishaka kuyajyamo kubera kuyobya abantu no kubaka ibifaranga. Rero ari amafaranga. Imana idufashe kandi itugirire neza. Mugire amahoro ya Nyagasani kandi mubane n'Imana. Murakoze.